niko diri meza George. Nyine mubwire bro. Ikibazo cya buri gihe tuje hano ntabura abantu baguteza Imitoso, imihondo. Abona ari bya binyomoro byawe. Ajyo na papa. Arabi man wasanga ari umugabo azanga irondo. Azanitego neza banagiye kuzana icyecyo. Hey Fiona. Welcome. What's up? George. Ndashaka kuvugana nawe nonaha. Hako haza ugicara mu nzu tukaganira uganasuza n'inshuti zanjye. Akongero ntabwo mbyumva. Nonese gute Mimi atigeze mpamagara kubwira ikibazo yahuye nacyo. Ako George ntugakabye. Ahubwo uzi ko Mimi amaze iminsi 2 nta kintu ashyira mu nda nta n'umuntu abasha kuvugisha. Ya bitch ngo Samantha. Ese ubundi George ngubaze. Ukunda Mimi? Asugoye ni utambaza icyo kibazo. Of course I do. Uraza kubigenza gute se? Ko adashaka kongera kubona mu maso ye. Ndazira iki muri aho ngaho? Ngiye n'ikintu nakoze mwaho ngaho. Ngiye ndazira icyo ndazira amakosa y'abandi ngiyewe. Okay. George. Ngenje ahangaha nje kugusaba. Ndakwinginze. Niwongere guhamagarwa n'abandi. Byibuze basi umuhereza icyumweru kimwe. Icyumweru cyose ngiye navugana na Mimi. George waretse umwana abandi akabanza agakira turama mwamuteye. Ako singiye. Nziniriye kusana koze. Come on. Mbasha. Aha rero ntuzajya uhindurira imyenda igihe uje ku kazi. Bizera nta kikubangamiye kirimo. Oya ntacyo rwose. Urabibona n'ubundi aha ntabwo ari aho kuryama. Baraza kwereka aho kuryama hepfo hariya. Gusa ikintu nakwibutsa isaha yo kugera ku kazi ni 12:00. Ndabyibuka rwose. Byumvikanye cyane. Sawa, ubona ubwo nta kindi rero. Akazi keza. Murakoze. Betty. Yes, boss. Ndashaka kohereza muhira amafaranga ye kuri telefone gakanya. Basa amafaranga y'iki? Muhiriza umushahara w'ukwezi, wongereho ukundi kwezi kwemerekeza. Boss, uramwirukanye se? Betty, muhire ntabwo azagaruka. Boss, mwamwabashije kuvugana se? Wowe bikora uko mbikubwiye. Nta kibazo boss, reka mbikore. Jamba fat. Hello Betty. Hello? Nimeza mbwira ahubwo se wowe bitewe hari cyo kibazo. Betty, ikibazo gihari wowe ntabwo kikureba kiraremere ku buryo nta wakikwikoreza.
akomwe nari nzi ko byibuze ndi mu nshuti zawe magara ushobora kumbwira ikibazo gihari. ahubwo se amafaranga wohereje kuri telefone yanjye aho ntiwibeshye. Oya ntabwo yayobye ni umushahara wawe n'ukundi kwezi kumerekeza. iyo mba ntakeneye amafaranga yanshubije uramugome. Ese hari ikihe kibazo? ni birebire keretse duhuriye ahantu nkabigusobanura ntuzi ko se wowe ntacyo naguhisha. Waretse se tugahurira hahandi tujya dufatira lunch? aha ni birebire keretse duhuriye ahantu tukabiganiraho. Okay, noneho reka tuhahurire saa 7 zuzuye. uze eshanu nakuguriye rega we ntitwabanye nawe. Nta kibazo. Sawa. Meze neza se? Mwiriwe neza. Mukomere. Ese ko naje kureba Mimi. Mimi? Reka mbakingurire noneho mujye mumureba. Okay. Ndamubwiye araje mu kanya gato. Zamubwira. Urakoze. Mwaramutse mama. Mwaramutse. Ko tutabamenyese? Well, nitwa George, ni inshuti na Mimi. Hashize igihe gito tuziranye niyo mpamvu wenda mwaba mutamenye. Ko Mimi arwaye se uramubona ute? Oya mama, ndahari nta kibazo. ariko se wakwiriye biti rwose. Ega mwe n'ubu ntabwo ndabasha kumva ukuntu boss atari serious. Ageze nawe kuko ashobora gutereta fiance w'umukozi akoresha. Beti wambara ibyo bintu tukabireka ko muri njyewe ibyo bintu namaze no kubisibamo. Namaze kwiga uko umeze rwose ushobora kubihinduka. Basi se babashije kuvugana na Kirezi? Aha n'ubu wajya kubona arampamagaye ariko sinshaka kumwitaba. Ako wamwita kuko ushobora gusanga afite ibisobanuro byinshi. Ibisobanuro ku bisobanuro bwoko njye ibyo nabonye birahagije, nta bisobanuro nkeneye. Bisobanuro se kubwize mpamvu. Soreye, umusore ngo yaje gukora icyaro. Muhi, wamakanya tukavugana. Boss, nako Gasana, nta kintu na kimwe ngiye afite cyo kuvugana nawe. Muhe kundeba gutyo, nukuri nta kintu na kimwe yagize mvugana na boss. Betty, wamakanya nkavugana na Muhire? Kubera iki se? Kubera iki? Nako Betty cara ubanza urangiza ibiryo bya. Nakubwiye nta kintu ufite cyo kuvugana nawe.
kumureba ujya mu beti we ntabwo abizi. Muhe ibyo ukeka ntabwo ari byo. Kirezi nta kintu kidasanzwe tuvugana rwose. Akoze kubimbwira. Ariko muhe ubwo urabona nakora ibyo bintu koko n'ukuntu mufata nk'umwana wanjye kugira ngo abantu babacyaye ikintu na kimwe mudashaka gukora ariko si ubundi. Beti ugira umunsi mwiza. Bose wamenya gute ko ngiye guhura na Muhire? Ako so we niyo urwaye urisukisha. Gusa mama urabona ibi bintu icyo bitwaye koko. Seko mutanya muneza. Ni wa musore. Wa musore. Georges. Uriya niwe mukwe. Yo mama ubyo bakuru bizanye ute kandi. Mama rwose ngiye ajya imbaranda cyane muti by'abakwe ubiretse. Muto wo gutumutsima se. Ariko mama shange ndashaka kubanza kwirangiriza amasomo yanjye. Hajya zatangira ejo? Aho njye ndashaka kuzajya icyumweru gitaha. Nyumvira kandi. Mimi? Ejo uzajya ku ishuri. So ndi kutari wambwiye cyajya warabaye iki? Se mama. Sinakiza ari ikibazo gihari nakize rwose ibintu byose bimeze neza. Ariko wagiye umbwira. Cyangwa ubona arindwe ntiyaje mu gitondo meze neza nyine nakize. Se mama. Anje nkabona rata. Kanka musore. Bite mwana naje kunsimbura. Ni ngeje gusimbura. Nikoze. Ko ndomeze nko tuyizo ryamije ryose byagenze gute. Ese ko ariko gakorwa mwana. Reka ro mugira inama. Ugomba kujya uganira n'abazamu bakora kuri zira gate zo hepfo. Ku buryo uzajya uryama amasaha 2 nabo bakaryama andi. Gutyo kumukana mu byumvikana. Nawe bitabaye ibyo shakazi karakunaniye pe. Mwana ko urumva ibyo binari fresh. Ahubwo reka no kuntu agusimbura utawujye kuryama uruhuke dore nananiwe sibyo? Cyo kuryama mwana ubu ndahita njya ku ishuri. Mwana nese buryo uraniga?